ngo mpuye na Kensi se wabivuze ni wabivuze ni Kensi kwitunda iryo jambo niyo atabaho cyoza nta kinyapfura kirimo n'ubu Mayibobo niyo mpamvu mbere yo kurivuga nanjye ngiye ni igitutsi of course ni igitutsi kuko bavuga ko eshatu rwose ngo mwicura nyinshi mu ijoro barazigupakirira buretseho gato kugenda ubanze wumve aka kantu nyuma yuko mu minsi ishize uwitwa Kakuzamuriza Charles cyangwa se Kensi atangaje ko we uko abona akazi ko guhostinga ari uburaya abenshi bagahita bashyira mu majwi uwitwa Muyango Claudine hanyuma uwitwa Muyango hari icyo yabivuzeho avuga ko uwitwa Kensi nta kibazo bafitanye igeze no kumagaza ndagira ngo twumve icyo Muyango yabitangaje avuga kuri Kensi hanyuma utibagirwa kumforinga nitwa Channel Pacifique iyi ni story room 360 kandi kuri subscribe yitwa Muyango uzi ikintu cya mbere kinshimisha like kubyuka nkibona nyine nkabona ndi mu byanjye nta muntu ndi kubangamira ndi gukora gahunda zanjye regardless ibindi byose byabaho byose gende cool byahatari urabona burari nk'abantu bazi ngo mpuye na Kensi se wabivuze ni wabivuze ni Kensi nananze koresha urugero rw'umuntu umwe ariko ntacyo reka ndukoresha ko niwe wabivuze kandi after platform nini nawe ubwe ni brand so nje rero ntago namwataka kubera ko yigeze nge no kunyihera akazi man sibyo kandi ako kazi naragakoze mve kugakora njya no guhostinga so rero gusugo yaba yaramaye akazi ntacyo reka singi ntacyo ibyo bintu tubireke njye mba numva yari amati ese nakazi ubona gute nakazi mbona neza mfata neza buretse ubanze wumve naka ngaka nyuma yuko mu minsi ishize hatangajwe ko uwitwa Kimenyi yivingira ngo n'umugabo wa Muyango cyangwa se Papa Bingen nkuko abantu benshi bakunze kumwita yatandukanye na Muyango hanyuma Muyango kagaragara adashaka kugira icyo abivugaho nyirango no minsi ishize kuri TikTok nibwo yariraga avuga ko bashobora kuba baratandukanye hanyuma ndagira ngo twumve icyo Muyango yabitangajeho hanyuma tugaruke twikomereza utibagirwa kumfollowinga nitwa Channel Pacifique iyi ni story 360 ukanda kuri subscribe kandi kuri follow kumbuga nkoranyambaga zacu zose sanze kubona biragoye ko wajya muri interview cyangwa se wanatambuka kuri social media mubona no kuma space rwose ikibazo cya mbere bakubaza bakubwira ati ko muyamutu ndetse nawe riko mutubwiza ukuri marriage yanyu iracyariho cyangwa watandukanye na Papa Miguel icyo kibazo ntibishobora kurangira utakibajwe nawe birangira iyo nyibajijwe harya nsubiza gute iyo nyibajijwe ukuntu kwe n'ubundi bugukwera wagamiza kuvuga umva nkubwire hari ibintu twige kumenya ibintu tureba n'ibitatu muri ibyamamare ntacyo uko nakamamara kose niba nkubwiye ngo icyo kintu sinkivugaho sindi bukivugeho niba nkubwiye ngo icyo kintu kindi open ndakivugaho ubwo kuko hari nk'ibintu abantu nyine baba barashizeho bakabishyiraho bakavuga ngo ibi bintu ni uku ni gutya turi kubifata ni uku turi kubyumva ubwo rero aba ari igisubizo kigomba kugumaho